السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يحمد على كل شيء، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. هانجي نشمر الله سبحانه وتعالى سبا الله سبحانه وتعالى koyakomeza gutaka intumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndetse nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi meruka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala koyadushyira muri abo, Allahumma amin. Bavani wa Islam, nifuje kutuganira ku kantu gato cyane. Inna hadhihi dunya laha arba'atu hududin, mu byukuri iyi si dutuye ifite imipaka ine. لا نستطيع أن نتعداها ولن نتعداها. mu byukuri iyo mipaka ine ntidushoboye kuba twayirenga, nta nubwo tuzigira tuyirenga, ariko nifuje ko tuganiramo umwe wonyine. fahuwa ila al-maut, akaba ari wo utwerekeza ku rupfu. al-qabru ayuha as-sami', imva cyangwa se ubuture we yewe muntu uri kunyumva. alladhi mahma tas'at laka ad-dunya malan, wowe isi yagukiye ukaba ufite umutungo masha Allah. walladhi mahma tas'at laka ad-dunya dhunuban wa shahawat, ariko nanone nawe isi yagukiye muri byinshi wagiye ugomera Allah subhanahu wa ta'ala. sayadiqu alayka hadha al-mitr wa nisf, ndakugezaho inkuru mbiko ibyo byose wagiye unyuramo muri ubuzima bwo kwisi bibi bizakubana imfungane muri metero n'igice. faman alladhi yahmilu ala katifai, ese ni bande bazakwikorera, ese ninde uzakwikorera kujyana hari ahantu hatinyitse. innahu jaruk, mu byukuri ni umuturanyi wawe. innahu akhuk, muvandimwe wawe. innahu sahibuk, mugenzi wawe. innahu abuk, papa wawe. thumma yahinu alayka at-turab, nibarangiza bakumeneho kiriya gitaka. thumma yaudun, nibarangiza bigarukire. سيعودون إلى موقف أنت كنت فيه قبل نصف ساعة, bazagenda bisubire hahandi wahoze mbere y'iminota 30. سيعودuna إلى موطن أنت كنت فيه قبل نصف ساعة, bazagenda bisubirire hahandi wahoze mbere y'iminota 30. يناديك الله, Allah subhanahu wa ta'ala azaguhamagara. abdi, yewe mugaragu wanjye. dhahabu wa tarakuk, mu byukuri bagiye bagusize. wa fil qabri wada'uk, baje bakunaga ahangaha barigendera. walaw dhallu ma'aka ma nafa'uk, mu byukuri kabone niyo baza gusiganana nawe nta kintu bari kukumarira. walam yabqa ma'aka illa ana, mu byukuri nta wundi wigeze asiganana nawe uretse njyewe Allah subhanahu wa ta'ala. wa ana al-hayyu alladhi la yamut, njyewe nyir'ubuzima utajya upfa, njyewe nyir'ubuzima utajya utandukana n'ubuzima. hina hawa Allah, muri ako kanya. sayamurru amama aynayk sawtu adhan al-fajr alladhi sami'tuhu wa lam tusalli, bizongera bikunyere mu maso ya jwi rya adhan al-fajr wumvishe warangiza ukanga kujya gusari. hina hawa Allah, ndakubwira ko muri ako kanya. sayamurru amama aynayk, bizongera bikunyere mu maso ako kanya. sawtu ummuka wa hiya tunadika wa anta tahuqquha, ijwi rya mama wawe wumvise ubwo yaguhamagaraga warangiza ukamusuzugura. hina hawa Allah, sayamurru amama aynayk, ako kanya, muri ako kanya bizongera bikunyere mu maso. al-khalawat, kullu al-khalawat, bya bintu byose wari wishimiye. allati kunta takhtali biha ba'idan an a'yuni an-nas wa tughdibu biha qayyum as-samawati wal aradin, bya bintu wari wishimiye warangiza ukajya ahantu kure cyane abantu batakubona, warangiza ukarakaza Allah subhanahu wa ta'ala, we nyirukurema isi ndetse n'ibirere. akhtim aqul, ndasoza ngira ni lima la natadhakkaraha al-ana wa nahnu ahya, ese bavani mu Islamu kubera iki ibi bintu tutabitekerezaho tugifite ubuzima. lima la nuraji'u anfusana al-ana, ese ni kubera iki tudagarura ubwenge bwacu inyuma
wa nahnu ahya, ngo tubitekerezeho mu gihe tugifite ubuzima.